Iyo wumvishe ijambo tatu cyangwa se icyo bita tatuwaje mu rurimi rw'ikinyarwanda, nta kindi dutekereza amagambo yandikishije inyuguti y'icyatsi cyangwa se mu yandi mabara yanditse ku mubiri w'umuntu, ndetse amagambo adapfa gusibama. Iyo utekereza ko ari ibintu bandika bakoresheje ibintu by'ibishinge ndetse bakabyandika babishyira mu maraso ku buryo bitapfa gusibama mu mubiri w'umuntu. Twe n'abakunzi ba Aldo TV tugiye kurebera hamwe ese inkomoko ya tatu ni iyihe, cyangwa se izo dukunda kwita tatuwaje ni iyihe, ese umuntu wa mbere waba warashyizeho tatuwaje ku isi ni uwahehe, yitwa nde, yari mu gihe mwaka ajya gushyiraho izi tatuwaje. Turebe ngo ese izi tatuwaje nta ngaruka zishobora kugira ku mubiri w'umuntu, cyangwa se iyo bazishyiraho bakoresha ibihe bintu ku buryo uyu muti bandikisha udapfa gusimama ku mubiri w'umuntu kandi ukamaraho igihe kirekire kandi byanditse mu maraso. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Dizo. Iki kiganiro ni Aldo TV show. Nshimiye wewe wayemeye gufungura kuri Aldo TV Rwanda. Mbahaye ikaze. Guhera mu kinyejana cya 15 iyo watekerezaga wumvaga ko umuntu badashobora kumukata ugutwi ngabeho cyangwa ngo bamukureho izuru akomeza abeho, nko kuba bamufata bagasatura ururimi kandi agakomeza akarya neza akanumva uburyohe nk'ubuzima busanzwe. Ibi ni ibintu twumvaga ko bidashoboka, dore ko tutari tuzi n'ingero z'abantu babikoze. Ariko kuva aho ibi bintu byaziye, aho umuntu bamufata bakamusatura ururimi akagira indimi ebyiri mu kanwa kamwe, bagafata amaso bakayakuramo imboni zari zirimo bagashyiramo izindi ku buryo neza umureba ukagira ngo ni inyamaswa. Bagafata ugutwi bakaguca bagashyiramo imyenge ndetse minini, bakayakwedura bagashyiramo ibintu bimeze nk'ibikomo, ndetse bagatobagura umubiri wose bakawuzuzamo amaherena ku buryo umureba neza ukagira ngo ni imyenge gusa. Ibi iyo wabirebaga wumvaga ko ari ibintu bidashoboka, nyamara zari tatu. Ubundi tatu ni kimwe mu bimenyetso ushobora kubona ku muntu ukahita wibwira uwo ari we atarinze kukubwira amateka ye. Ushobora kubona igisobanuro cy'icyo yashatse kuvuga ukurikije uko tatu ishushanyije cyangwa n'igishushanyije ku iyo tatu icyo ari cyo, ugahita wibwira amateka y'uwo muntu nta kintu iri wakubwira. Ibi bishatse kuvuga ko tatu umuntu ajya kuyishyiraho yabitekereje, apana bimwe umuntu akora ari urugomo akisanga yanyweye inzoga ngo nuko yari ari mu gakungu n'abandi. Bishatse kuvuga ko niba umuntu ashyizeho tatu wenda ya mama we, aba afite amateka akomeye afitanye na mama we, bitandukanye n'amateka y'abafitanye n'abandi bantu bose ku isi. Ibi ngibi iyo tubivuze nta kindi ushobora gutekereza abantu ujya ubona mu mavideo iyo uri guscrollinga, yaba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se yaba no ku ma TikTok n'ibindi byose. Aha ukabona abantu umubiri wose bameze nk'abashyizeho urundi ruhu neza kandi ari tatuwaje bashyizeho. Aho ukibaza ngo ibi bintu biba bishatse gusobanura iki cyangwa biba bivuze iki, nk'uko tumaze kubireba mbere ko iyo umuntu ashyizeho ifoto y'umuntu cyangwa se agashyiraho amagambo runaka cyangwa izina ry'umuntu runaka aba afite amateka akomeye n'uwo muntu. Aho ukibaza ngo uyu muntu ujya kwishushanyaho ibintu bingana gutya ku buryo umubiri wose ugira ngo yambaye akameze nk'isarubeti kandi ari tatuwaje, we biba bishatse gusobanura iki? Byose hamwe reka tubirebere muri iki kiganiro. Tutagiye kujya kure, iyo witegereje aba bantu neza ubona bateye ubwoba, kuko iyo urebye neza uba ubona bameze nk'inyamaswa. Niba witegereje neza kuri screen yawe video urimo urabona y'abantu bafite amatatuwaje ateye ubwoba, nko kuba barakase izuru bakarikuraho, amatwi bakayakata bagashyiramo ibimeze nk'udukomo, amazuru bakayaca hagasigara ka kagufwa koma imbere, mu maso bagashyiramo izindi mboni ndetse z'umukara ku buryo ugira ngo ni iz'inyamaswa neza, umubiri wose bagashyiraho ibintu bihanda ku buryo ugira ngo nayo ni inyamaswa. Aha wakibaza ngo ibi bintu biba bishatse gusobanura iki? Ubundi iyo witegereje neza nk'uyu muntu uri kubona kuri screen yawe, aba yarashatse gushyiraho tatuwaje yerekana ko ari alien cyangwa se ibyo bita ibivejuru. Mu mateka y'isi tuzi ko ibivejuru ubu ngubu ari byo bifite ubwenge bwinshi, kuko nko mu mafilime twagiye tubona ko ikivejuru cyakozeho yahise agira ubwenge. Aha wenda ni nk'urugero twakora kuri filime ya Krishna. Iyo umuntu rero ashyizeho tatu imeze nk'iyi ngiyi y'uyu muntu muri kubona, umubiri wose akifata akishyiraho ibintu bimeze nk'ibyo biti biharavu, cyangwa se umubiri we agashyiraho urundi ruhu ruhanda akoresheje tatuwaje, agafata amaso akayakuramo bagashyiramo utundi tuntu ku buryo ugira ngo ni imboni y'umukara nk'iy'inyamaswa, izuru bakarikata bakarigira nk'irya alien neza, ndetse n'ururimi bakarucamo kabiri ku buryo ugira ngo afite indimi ebyiri. Aha ngaha bashatse gusobanura ko nawe
ashobora kuba ameze nk'ubwoko bwa alien ndetse no mu mutwe ashobora kuba afite ubwenge nk'ubwa alien. Ibi bishobora gutuma wibaza ikibazo ukibaza ese tattoo ninde muntu waduye tattoo? Ninde wazanye ibintu byo kwiyandika amagambo ku mubiri bakabyita tatouage? Reka tumurebe. Uyu mugabo witwa Otzi the Iceman niwe muntu wa mbere ku isi y'abazima wishyizeho tatouage, ndetse niwe muntu bwa mbere wabashije kwiyandika amagambo ku kuboko kwe afata mu maraso ku buryo utabashaga kuyasiba, ndetse akaba yararinze anapfa bikimwanditse ku maboko ye. Uyu niwe muntu wa mbere washyizeho tattoo ku isi. Kuko amateka ya tattoo agaragaza ko uyu mugabo yishyizeho tatouage kera mbere y'uko Yesu Kristo aza ku isi, mu gihe bari bakibara imyaka bayisubiza inyuma muri ya myaka dukunda kuvuga tukandikaho ijambo BC cyangwa before Christ, mbere y'ivuka rya Yesu. Uyu mugabo izi tattoo za mbere yazishyizeho akoresheje inshinge n'ibyuma. Ikigaragara cyo yayishyiragaho yijombagura ndetse ababara cyane, ababazwa n'umubiri, ariko kuko yari azi icyo ashaka ndetse azi n'impamvu ari gushyiraho ibyo ari kwiyandikaho, arabikora kandi abikorana umutima ukunze. Tuvuye gato kuri uyu mugabo, reka twirebera umumama ukuze ndetse w'imyaka myinshi, Hilda West, ubu nyuma yo gukumbura umuhungu we n'umugabo we cyane Ernest ndetse na David, nawe yaje kugira igitekerezo neza nk'icyuyu Otzi, nawe yishyiraho tattoo. Ubwo yishyizeho tattoo y'umuhungu we ndetse n'umugabo we azishyiraho bita muri West cyangwa se mu rukenyerero. Byari ibintu bitangaje kubona umuntu w'umucecuru cyangwa se umumama ukuze cyane afite icyo bita tattoo. Ubundi bari bazi ko ari tattoo ari iz'abantu bakiri bato bagifite imyaka mitoya, aribo bafite amaraso yo kuresista. Ntabwo yaje kurekera aho ngaho, ahubwo yaje kongera yishyiraho tattoo igaragara nka butterfly cyangwa se ikinyugunyugu, ayishyira ahagana ku kuboko hejuru y'aho dukunda kwita kuri pinya, hejuru gatoya aho ukuboko gufatanira n'urutugu, ashushanyaho iki kinyugunyugu. Uyu niwe muntu mukuru wa mbere wishyizeho tattoo kandi ari umumama ukuze cyane w'umucecuru, abo twakwita abasheshe akanguhe, niwe wa mbere ku isi wishyizeho tattoo. Izi tattoo yazishyizeho mu mwaka w'ibihumbi 2019, ndetse n'ubu akaba afite igitekerezo cyo gushyiraho tattoo yerekana ko afite isabukuru y'imyaka 100 amaze ku isi akiri muzima. Iki cyaje ari ikimenyetso cyiza cy'uko tattoo umuntu wese ashobora kuyishyiraho kandi ntigire ikimutwara, bitewe n'uko yayishyizeho nta kibazo zishobora gutwara. Iki gitekerezo cya The Iceman cyaje ari urugero rwiza kuri Lucky Diamond Rich wo muri muri New Zealand w'imyaka 54 kuri ubu ngubu ufatwa nk'umuntu wa mbere ku isi ufite tatouage nyinshi, cyangwa se the most tattooed person in the world. Kuri ubu ngubu uyu mugabo akaba afite tatouage zirenga 2,000 ku mubiri we. Ukibaza kuntu ziri ku mubiri we, ukibaza ahantu zaciye, ukibaza niba zakwira no ku mubiri we. Ariko nuko nguko bimeze, uyu niwe muntu wa mbere ku isi ufite tatouage nyinshi. Uyu mugabo nundi asanzwe ari tattoo artist cyangwa se aba batera tatouage ku muntu, nkuko mu Rwanda tuzi wo bita Shema Tattoo, ndetse n'abandi babikora kandi babikora kinyamwuga. Uyu mugabo kandi afatwa nka tattoo art ku isi, cyangwa se umuhimbyi wa za tattoo, uhimba ubwoko bw'amatattoo akanabushyira hanze bukaba bwajya ku isoko, abandi ba tattoo artist bakabugura bakajya bushyira ku bantu. Tutagiye kure yibi, reka dute turebo bita Mayaru wo mu Budage. Uyu yatangiye guteraho abantu za tattoo afite imyaka 2. Niwe ufatwa ku isi nk'umutattoo artist mutoya watangiye gushyira tattoo afite imyaka mikeya ku isi. Yari afite imyaka 2 ubwo yatangira guteraho abantu tattoo ba mbere. Twahereye kare tuvuga ibyiza bya tattoo tunareba ko nta kintu zitwaye, ariko reka turebe n'ingaruka ndetse n'ibibi bya tattoo ku mubiri wa muntu. Reka tubanze twumvirijwe ndagaruka nyuma yayo. Yamaze kurambirwa tattoo ziwe ndetse ashaka kuzisiba imwe kuri imwe kugeza zose azimazeho, kandi yarazitanzeho agera kuri miliyoni 175 z'amadolari y'Amerika kujya kuzikurishaho cyangwa kuzisibisha. Bamusabye angana na miliyoni 250. Arazitanga kandi nta kibazo afite. Uyu izina ryo nyakuri ni Gustavo Almeida Ribeiro. Uyu nguyu akaba asanzwe azwi ku izina rya Black Alien cyangwa se ikivejuru cy'umukara. Uyu ni umuraperi watanze agera kuri miliyoni 175 z'amadolari y'Amerika kugira ngo bamushyireho izi tattoo zose ziri ku mubiri we nk'uko muri kubibona kuri iyi video. Uyu mugabo nyuma yo kurambirwa izi tattoo ziwe, nyuma yo kurambirwa kuba Black Alien, yagiye kuzikurishaho bamwaka asaga miliyoni 250 z'amadolari kugira ngo zose bazikureho. Yarayatanze azikuraho bitewe nuko yaragiye kujya mu irushanwa kandi ashaka ko n'uruhu rwe rukomeza kugira ubuzima rukamera neza, healthy body nk'urw'abandi bantu.
yiyambura ubu alien aba undi muntu usanzwe. Nkuko twese tubyumvishe twese kimwe nkanjye, tatu zirahenda ndetse kuzishyiraho bihenda kurushaho. Wagera noneho mu kuzikuraho cyangwa kuzisibisha bigahenda byikubye kurusha ko kuzishyiraho byari bihenze. Ibi nabyo tukabishyira mu ngaruka mbi cyangwa se mu bibi byo kwishyiraho tatu. Iki kiganiro reka tugisubikira ahangaha. Nge mwabanye muri iki kiganiro nitwa Dizo, iyi ni Aldo TV Rwanda. Bashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, ndetse nshimiye namwe mwakoze subscribe. Ndarikira n'abatarayikora gukanda subscribe, like, share, comment ndetse mugakomeza kudukurikira kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bibacika. Babashimiye.